Nama nk'iyi ngiyi yiga ku bibazo biri muri Eastern Congo hadakunda kuburamo n'u Rwanda cyangwa u Rwanda ngo rubure muri byo kuko urumva hari byo nka Congo ivuga ku Rwanda n'ibyo Rwanda vuga kuri Congo. FDL ba muri Congo imyaka ingana gutya urimo kureba u Rwanda nago rugashinjwa gutera inkonga y'umuvetwa. Voilà biravugwa kenshi biragenda bigaruka so ukavuga uti rero uko byagenda kose na absence y'u Rwanda mu buryo au niveau présidentiel ntaga abantu dusesengura twabura kwivugaho. Uribaza niba hari ibihugu bikirebana y'ingwe kandi tujya kuri icyo kibazo ugiye kumbaza byahuza ingabo gute zikarwanya umwanzi batumvikanaho. Vincent Biruta yarahari reka manone ndayegwamo uretse gato aya masezerano akorda zisababa reka yava kuri ibyo uryo mateka cyane reka tugendere kubigezweho Ntibishoboka ubu ngubu hagati ya FDL n'u Rwanda FDL gutaha ikaza mu Rwanda. Ibihe byiza kuri wowe ukurikira ibiganiro bya Popote TV aho waba uherereye hose. Reka nkwifurize gukomeza gutengamara. Umunsi turi kumwe na Primo TV ndetse na Kigali Voice TV. Kuri screen yawe urahabona umugabo witwa David Marshal Eugene Nsengiyumva David, Rwanda Newsline, Rwanda Press 24. Afite amazina menshi. Uyu munsi turaganira ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari inama yabereye i Nairobi muri Kenya yakiriwe na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, ariko ni inama yo ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba yanitabiriwe na Perezida w'u Burundi Ndayishimiye, yitabirwa na Kaguta Museveni wa Uganda. Ku ruhande rw'u Rwanda hariho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda niwe wahagarariye Perezida wa Repubulika muri iriya nama yiga ku bibazo by'umutekano muri kariya gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tunibutsa kandi ko na Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi nabwo yari yayatendinze cyangwa nawe yarahari. Mu myanzuro yafatiwe muri iriya nama hariho gushyiraho uburyo bwo kuvuga ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yige ku bibazo biri muri ako gace, imitwe y'abarwanyi yicarane na Tshisekedi baganira uburyo bakemura ibibazo byabo, ndetse ariko haje gufatirwamo n'indi myanzuro ijyanye no kuvuga ngo ibihugu bitari bihagarariwe muri iriya nama nabyo bigira ibikuru bishoboka byose nabyo bijye byitabira. Harimo nk'igihugu cya Sudani y'Amajyepfo cyamaze kwinjira muri East African Community cyangwa umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba kitari gihagarariwe muri iriya nama. Hariho ndetse no kuvuga ngo hatumirwe cyangwa hahabwe uruhare abandi bantu, ibindi bihugu bishobora gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo byo muri Kongo, harimo by'umwihariko United States, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa bikaza nk'indorerezi. Marshal, amakuru ukurikije ikiganiro tugiye gukora kivuga amakimbirane kigira gutera amakuru ni mabi ndabizi ko imyanzuro nayo yabanje kuyibona birumvikana igisohoka ubwo mvuze mikeya we ndi turajya tuyigarukaho mu kiganiro. Wabonye ari imyanzuro itanga ikizere? Urumva no muri introduction yawe nshaka kujyanisha na introduction yanjye numvise ugiye ugenekereza ugakora nka research cyangwa survey y'amagambo ukoresheje muri introduction ugenda uyagarukamo uraza usangamo ikintu kijyanye na attendance kuko nagukurikiranaga cyane uko warimo uvuga utangiza ikiganiro. Attendance rero uko byagenda kose y'inama runaka y'icyanguriya ubwo attendance ku batumva icyongereza twareba tukavuga ngo abitabiriye inama uko inama yitabiriwe biri mu bintu nabyo bitabura kumekinga news cyangwa se gukora inkuru kwabyo. Nuko akenshi dukora inkuru dusa n'abantu bateka inzovu mu rwabya, ariko ugukomera kw'inama runaka prediction cyangwa se iteganya migambi cyangwa se kwizera aho tukamuze ziyo nama bizaturukamo reisite ziyo nama n'ikindi byose tuturofaso mu gusesengura iyo attendance tuyirebaho bigatuma biduha n'ikizere kibishobora kuva mu nama. First of all nuko ibintu runaka bizubahirizwa mu byaturutse muri iyo nama cyangwa se mu byasinywe muri iyo nama, ibintu nk'ibyo byose umuntu abirebaho. So urumva rero ko nabivugaga uhereye kuri attendance tukagera ku kibazo cyo bwite umbajije cyane ko wagiye ureba ko no mu byo iyo nama twakwita nk'imyanzuro yahereyeho bakoresha ijambo invite. Urumva bivuga kuvuga ngo turahamagarira n'abandi batitabiriye inama mu buryo cyangwa ubundi. Urabona n'ikintu bagize nimero ya mbere urimo kureba tujya muri ubwo buryo tukiri kuri attendance turabonamo Tanzania ko bitagaragara ko yitabiriye iyo nama. Tanzania nk'igihugu umuntu atabura kuvuga ko gifite igihagararo iki cyangwa kiriya
sana ku bintu bijyanye na experience ya Tanzania mu guhuza ibihugu, kuko Tanzania saga kuvuga rumwe mu guhuza ibihugu, nubwo n'ibindi bihugu byabikora bien sûr, ntabwo mvuga ko rumwe kwa Tanzania gusa, ariko nujya kureba basanga mu biyaga bigari tugiye muri experience, urasanga Tanzania yarahuje nka RPF ikiri mu bihe bya struggle liberation ndetse n'ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal Arusha, ugiye usanga Tanzania ifite iyo experience cyangwa iyo reputation yo guhuza kuba involved mu bintu bijyanye no gushakisha amahoro, nubwo hagiye hazamo ibitameze neza ngo ugiye kubasezerana cyangwa yandi, ariko urasanga kutitabira biriya biganiro, kuba nta tendency ya Tanzania yari Nairobi, nta cyabuza abantu kubitekerezaho. Turajya no mu Burundi usanga amasezerano y'amahoro y'u Burundi nayo bavuga amasezerano ya Arusha n'iki byose. Noneho nkira aho ngaho turagera muri South Sudan, ntabwo tugomba kujya tumepuriza cyangwa se nk'abadaha agaciro ibihugu runaka ngo tubyirengagize, tureke kuvuga ngo ki South Sudan nta wagiyeyo, kuko South Sudan mu bihugu bifite amakimbirane amashyashya, bivuze ngo igihugu gifite amakimbirane mashya gifite uburyo kirimo kuyitwaramo. Ndavuga hagati ya Riek Machar na Salva Kiir na SPLA, bice bibiri bigize bihora bihanganye n'iki byose. Wavuga ko tendency ya South Sudan nayo ataragafuka imvugo rimwe, kubera ko abantu bashobora kuganira ku bibazo bya Eastern Congo mu buryo umwe cyangwa ubundi, ariko abo bayaherukamo bayarimo uwo munsi barimo kuyaviva, amaraso yabo nayo muri ibyo biganiro ntabwo ari ikintu warenze ingohe tureta tuza no ku Rwanda by'umwihariko. Ubwo ndashaka kuvuga ngo none tendency y'abatitabiriye inama tubije no kureba some positive points z'abayitabiriye ndi bavuga, ariko sibona ubu ngezeho ndavuga no kuba u Rwanda mu bugaragara rwitabiriye inama bien sûr na ministre w'abanye n'amahanga, ariko ugiye tusesengura ibya politike ntabwo navuga ngo turi n'abana muri ibyo ngibyo, so kwitaka. Ariko hari ikintu nshaka kuvuga, kuko tujye muri football par exemple, ku bantu bazi football, ufashe nka Ronaldo abantu bazi, ugafata Messi uri nk'umutoza coach ukamusimbuza nk'umuntu wo muri deuxième division ahantu yakinaga, urumva se iyo match udashobora kuvuga uti coach yabigenjeje gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Sasa ntabwo byatubuza kuvuga ko inuma nk'ikubitwa kuri representative y'u Rwanda, ariko tuvugishije ukuri nicyo tuzaranga kuri kamera gusesengura, tukavuga tuti mu buryo wenda tutasobanukiwe cyangwa se tuzanasobanukirwa kubona u Rwanda rwaserukira minisitiri w'abanye n'amahanga uko leadership politique ziba ziteye mu buryo international, ukareba igihugu gifite premier ministre, igihugu gishobora kugira kana gutyo na gutyo, ariko mu nama nk'iyi ngiyi yiga ku bibazo biri muri Eastern Congo hadakunda kuburamo n'u Rwanda cyangwa u Rwanda ngo rubure muri byo, kuko urumva hari byo nka Congo ivuga ku Rwanda n'ibyo u Rwanda ruvuga kuri Congo. FDL muri Congo imyaka ingana gutya urimo kureba, u Rwanda nago rugashinjwa gutera inkonga y'umuventura. Voilà, biravugwa kenshi biragenda bigaruka. So ukavuga uti rero uko byagenda kose na absence y'u Rwanda mu buryo au niveau présidentiel, ntago abantu dusesengura twabura kuyivugaho no kureba ngo iyo utekereza kuri outcome, iyo utekereza kuri importance iyi nama, uhera kuri attendance ukareba ukavuga uti mu isesengura umva gisesengura ibintu ashobora gusesengura ibindi ku mpamvu tutaba dusobanukiwe. Kenshi na kenshi ntabwo tumenya byose, usanga umuntu atabura kugiramo akantu k'impungenge ko kuvuga ngo why TZ was never there, urumva why Rwanda was not there mu buryo kuri level y'abari bariyo, kuko yari conclave, yari inama y'aba president. Ibyo tujye tubyubaha uko byagenda kose. Kandi nkira ahangaha unibaze inama y'ubushize niba ari kuri niveau wenda ya CRG elima ntibeshye iherutse kuba yabereye muri Brazzaville, ni aho ngaho ubona ko nabwo byagaragaye ko representation y'u Rwanda nayo itari hari, nabyo byaravuzwe dusesengura ibintu twumva, urumva. So ukavuga uti rero inama yo ku rwego rw'akarere iteranye ibihugu bigize akarere ntibibonekemo bimwe muri byo, ariko inama yahuje Afurika n'Ubushinwa, ibihugu bya Afurika byose bikayatendinga cyangwa bikahaboneka. Biba bisobanuye iki ku rumwe rw'abanyafurika? Voilà, aho ngaho niho nashaka kwendinga up, niho nashaka kwerekeza. Ariko reka nse nk'utambuka kararo gatoya iyo insertion nyikwe no kujya kutwara n'umwanya, ariko nubwo nayitwarira hamwe bivuze ngo mu buryo bumwe kuri eventualité ku byo abantu bashobora gutekereza byava muri iyo nama, uko byakurikizwa, uko byagira gute, context y'ikibazo cya Eastern Congo niki ugiye ukarebamo absence y'u Rwanda mu ubwo buryo maze kuvuga haruguru. Ndashaka kuvuga mu rwego ruri hejuru, uranyumva neza. Uraza ntihabure ubyibazaho nabaze mara kumbuga nkoranyambaga muri Congo
n'ahandi hose twagiye tubiganira icyo kintu gisa n'ikigaruka, ariko ukanareba ukabona nka representation y'u Burundi ya Perezida Nkurunziza, ndetse byanatangajwe ko perezidansi y'u Burundi yasohoye itangazo rigaragaza ko perezida w'u Burundi ari bwitabiriye inama bitinze, ku buryo bigaragara ko de toute façon ni naho nshaka kujya no kuba rero tukiri kuri iyo attendance, bigaragara ko niyo n'igihugu cy'u Burundi cyabaye represented, bisa nk'aho bikererewe. Iyo press release igasohoka, iyo attendance ya Rais Ndayishimiye isa nk'aho ikererewe. Ukareba n'inama igeze kubera Goma, nayo yatumirwagamo u Rwanda, ariko wenda hariho saga y'u Rwanda na Uganda n'iki, ukabona buri wese yatendinga, si buri wese, bamwe namwe batendinga bene izi nama, harimo ikintu kimeze nka reserve. Uribuka ko na perezida w'u Burundi asa n'umuntu utashatse kwitaba inama y'Igoma igeze gutegurwa mu myaka ishize. So de toute façon, d'une façon de notre, ça pose un peu de problème, bitabura ko abantu basesenguza nk'ako twibazaho n'abandi muri rusange. Ariko ahanga ntaza kuhasimbuka n'ibintu navuze kakaro nashaka kuvugaho. Mu buryo bwa tactique, mu buryo bwa tactique cyangwa muri technique, cyangwa se buri mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bwimbitse ugiye gukoresha ubwonko cyane, wareba ukazuminga neza, wareba bene izi nama zivuga kuri Eastern Congo, ku kibazo cya Eastern Congo, ariko ukanacukumbura ukavuga uti iyi nama igiye kwicaranya abaperezida badasanzwe bicarana bilateral. Urimo kubona bivuze ngo president wa Uganda n'u Rwanda abantu bafite inyota yo kubona baganira mu buryo bucyangwa ubundi. President w'u Rwanda cyangwa Burundi n'u Rwanda guhura kwabo n'ikindi, ukavuga uti rero birashoboka ko izi nama ziba zirimo kuba mu byo ndashaka kujya kucyo wambajije utangira ikiganiro, ziba zisa nko kubiba ugahinga utarabanje kurima ibigusha. Kurima iki? Kurima ibigusha, urabyumva? Ujya guhinga abanza kurima, yamara kurima gasanza, yamara gusanza gatera imbuto. Iyi nama nituyikadiriya rero, urashaka kuvuga ko ari nko gushakira umusaruro mu isakaro nta fondation. Nta fondation, kubera yuko East African Community CRGR, iyi miryango yo hagati ahangaha y'ibihugu byegereye akakarere k'ibiyaga bigari, hari ikintu umuntu yavuga nka step iba yirengagijwe. De toute façon, yaba Rais Kenyatta ufite umuhati mu gukemura iki kibazo, c'est pas mal, kudos kuri wenda namushimira. N'abakora hagumye kubanza gukorwa ikindi. Je ntabwo ndi umujyanama mu presidence, urimo kunyumva neza, ariko mpamvu twicara kuri kamera dusesengura ntabwo tuba dutera waraza. Ibyo byose tuba tuganira ibintu binashoboka kuvamo n'ubwo bujyanama tuba turimo kuvuga, ntacyo bitwaye. Bivuze ngo je nakishimiye kubona ngo Rais wa Uganda, sibyo, yabanje afite uburyo bimeze neza. Burundi ibintu biraryoshye, urumva neza. Noneho byamara kuryoha abantu bagahura, kuko ina tendency mpamvu no kwitina no kwishimanya mu kiganiro. Ina tendency je crains que ushobora gusanga sometimes haba harimo n'iki kintu cyo kuba ibihugu bitishyikiranaho, bigatuma hatabura n'iyi mpamvu ituma muri tendency hagaragaramo ikibazo cyangwa se ikibazo cyangwa kiriya. Urimo kureba neza, bivuze ngo mu myanzuro muri ya nama wagiye kubona ko tutaza no gutinda, wabonye ko bavuga ngo imitwe yitwaje intwaro muri Congo itazemera kwa gukomprayinga n'ibijyanye na politike, ngo bazayitumiriza ingabo ngo zihangaye nayo. Uretse gatoya, dufite East African Standby Force, mu munota umwe, umutwe w'indwanyi zidasanzwe zo gutabara aho rukomeye mu karere, ariko bari mu munota umwe. Uretse manze nkubaze ngo ngaho nacyo gusa biremewe mu munota umwe. Bishatse urakoze cyane. Bishatse kuvuga ngo uribaza niba hari ibihugu bikireba na yingwe, kandi tujya kuri icyo kibazo ugiye kumbaza, byahuza ingabo gute zikarwanya umwanzi batumvikanaho. Recently byavuzwe ko Kongo, byaravuzwe aho rimwe biravugwa, Kongo yongeye gukora réellement igasubiza intwaro FDLR z'umutwe uriya mu crap wa Ruhinda muri FDLR kugira ngo ufashe FARDC guhinda M23. Already urumva FARDC na perezida wa Kongo byose bikagendera hamwe, niwe mugabo w'ikirenga w'ingabo za Kongo, afite uburyo ntago mbihamya, ariko byaravuzwe FARDC ubwayo LDC irimo guha intwaro, kongera guha intwaro FDLR. Urimo kureba Kongo nayo ikavuga uti iyo M23 ntabwo yafa kurwana gutyo ngidukubite bigeze ahangaha idafite abantu bashyigikiye, igahita yenkurira mu Kigali. Urimo kureba none se imitwe y'ingabo iyo East African Standby Force urimo kuvuga izajya kurwana, ijye guhangana, kandi wenda mu buryo bw'umutekano hatariho iyo good
coordination abantu batumva ibintu kimwe. Erega popo utarabaza ikibazo cyangwa uhita unakibaza cyangwa se banayishuye simbizi, ibintu byose bigengwa na politique and political will as well. Urimo kureba ntago abasirikare barwana komandoma idahura itumvikana. Imitwe irwanya ubutegetsi muri Kongo uko tuyizi uyu munsi wenda amasezerano aje mu gihe cya M23 ariko hari n'imitwe myinshi. None baravuze ngo Perezida Felix Tshisekedi yicarane n'iyo mitwe baganire bagira imyanzuro bageraho ituma hagaruka ituze muri kira gihugu. Urabona ibyo biganiro bazagirana bizatanga umusaruro. Ariko hari ikibazo buriya, hari mu kugusubiza, hari ikibazo abantu bajya birengagiza. Iyo dusesengura turi Kigali akenshi ugasesengura uri Rusizi, ugasesengura hehe, wirengagiza no musesengura ari Bujumbura, ukirengagiza umusesenguzi nkawe uri DRC, ukirengagiza umusesenguzi nkawe, kuko mu gusesengura ugomba gushyushya ubwonko ugatekereza mu buryo butandukanye. Ntabwo tuba turanga tumeze nk'abantu bishimisha. Bivuze ngo iyo uvuga gutyo buri umuntu uri Kinshasa uri Lubumbashi nawe atekereza akavuga ati ariko n'u Rwanda ruzaduhe nkunda narwo ruzareke gufasha M23, niko atekereza. Ariko u Rwanda rwasobanuye impamvu rudutanga nkunda. He doesn't care, ibyo ntacyo bivuze. Niyo mpamvu bahe intwaro FDLR. Ntabwo mva ikibazo cy'u Rwanda kuri FDLR. Turafuse n'impamvu FDLR intwaro FDLR. Uretse gatoya. Ushobora kuba ikibazo. Ndibuka neza muri 2010 na kangahe muri press conference kiganiro n'abanyamakuru narimo cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yarakiri Louise Mushikiwabo. Avuga ko impamvu u Rwanda rudatanga Nkunda ari uko mu bitabo bya Kongo mu mategeko yabo haracyarimo igihano cy'urupfu, kandi u Rwanda ndetse niko n'umuryango w'abibumbye ushishikariza ibihugu ko udashobora kohereza umuntu ukekwaho ibyaha mu gihugu gishobora kumukatira igihano cy'urupfu kuko bari baramushyiriyeho mandat d'arrêt kandi u Rwanda rutagifite no mategeko yarwo. Uribuka ko u Rwanda rujya no kugikuraho muri 2007 hari ikibazo cy'uko u Rwanda rwashakaga ko ibihugu birwohereza abantu bakekwaho kugira uruhare muri jenoside hano mu Rwanda, ariko abo bantu bakaba hari impungenge ko bashobora kugezwa mu Rwanda bagakatirwa igihano cy'urupfu. U Rwanda rugikura mu mategeko. Popo reka nkubwire. Hanyuma Burundi nabwo ejo bundi bwaravuze ngo twagize ibiganiro byinshi biganisha kuba twafungura n'umupaka hagati yacu n'u Rwanda, ariko ntituzawufungura kugeza baduhaye abagize uruhare muri coup d'etat ya 2015. Urakoze cyane. Reka wenda reka nkuvuna amaguru nse nko kwakira aho ngaho muri ubwo buryo. Ntuvuze ibivugwa nibyo navugaga. Urumva ugerageje kujya nimwita gatebo wihangane, ugerageje gusa n'ujya muri ampati cyangwa mu ruhu guri muri DRC ukoze neza cyane. Urumva ariko wibuka yuko nituvuga gutyo u Rwanda narwo burya hari dossier u Burundi bufite y'abantu bakoze jenoside bayikoreye mu mayaga, bayikorera mu kace ka Kiziguro. Nahantu nzi ibyo ni dossier navuga ngo nzi rwo nta mucamanza urimo kureba n'ama liste yagiye yakorwa kuko u Rwanda rufite igisata cyo mu butabera gishejwe mayaga na Kiziguro. Hari mayaga mu majyepfo Kiziguro, hari inkambi y'impunzi yabaga muri Gatsibo aho bita murenge wa Kiziguro. Urimo kureba nahantu uzamutse Kabeza usa nkugana aho bita mu Rugarama ku murenge naho nakoreye ndahazi neza cyane. Nayo nkambi yari ndahazi. Urumva nibyo abo izo mpunzi zagiye zicamo abantu n'iki abatutsi n'iki byose birazwe. Urimo kureba sasa ni impamvu ibi bintu nkubwira ngo haba harimo ikintu kimeze nko kubiba imbuto. Urumva utabanje kurima amasinde neza. Urimo kureba iyo Burundi buvuze gutya kuri nouvelle generation ku bantu wenda bafata ibintu gutya hafi badafite nayo makuru batekereza ko u Rwanda rwo muri cadre juridique cyangwa muri justice rudafite ikintu rushobora kugira gute kubwira Burundi, kuko abo bantu bakoze jenoside bo muri Forodebo n'abandi bose babaga mu Rwanda. Ayo mariste u Rwanda rwo bigeze kuyakora biri hanze, ariko nta Burundi nabwo batanga abantu nk'abo ngabo. So iyo Burundi rero buvuga kuriya bugira ngo u Rwanda rwo nta piyo rwasukuma y'ibijyanye n'ibyo ngibyo. Nibyo twavugaga byo muri Kongo. Muri Kongo abari barahunze ubutegetsi bwa Buyoya bw'ubutegetsi bwabanje kuva kera bwabagaza n'abandi bose ni impunzi zabaga zifite amakambi mu Rwanda. Bahunze ubutegetsi bwabo ngabo baza mu Rwanda. Bageze mu Rwanda mu gihe cya jenoside bayigiramo uruhare cyane. Iyo uvuze impunzi z'abarundi zakoze jenoside mu Rwanda ukavugamo icyahoze ari komine Ntyazo, komine Mugusa, komine Ndibuga na Muyaga yabagaho. Urumva aha bitazanya miyaga mu cyo bita akarere ka Nyanza, ariko ujya usatira za Rwabusura n'ahandi hose. En fact wavuga naho izo nkambi nyine z'abarundi muri Gatsibo mu gace ka Kiziguro niko nakubwiye mu kanya gatambutse. Usanga nyine nk'ayo mariste Burundi ntabwo burayatanga. Erega nicyo kibazo cyo kubana Kongo intwaro FDLR kandi z'amateka ya jenoside cyakore cy'isi yose n'iki byose niba kuko ari ukuri ubusanga ari polemique itoroshye. Ugasanga rukavuga uti
par exemple uvuze Rurankunda wenda amategeko y'urupfu n'iki byose ariko buri byose ni political will, ni ubushake bwa politike bukemura ibibazo kuko na Ntaganda uri muri ICC uwo umuyoboraga niwe Thomas Rubanga n'abandi ibintu nk'ibyo ngibyo sinibuka ngo ninde wo muri rira shyaka ryabo rya muri turi niba nibuka neza Thomas Rubanga ntaga bakishasa ni gute bafunga umusirikare head wa politike aryoshye ntibabajyanira icyarimwe ntabwo bishoboka ubundi ntabwo umuntu ukuriye ishyaka mu gihe cya rebellion wari urikuriye bafungwa ari umusirikare umugabo w'abasirikare ngo basigaze wari boss we political will. Okay, reka twisubire kuri aho ngo za Mayimayi Nyatura za ya Kutumba hari imitwe myinshi bavuga ngo iyo mitwe iganire na Tshisekedi. Urabona ibyo biganiro bizashoboka bigatanga ituze n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'ahandi hasigaye muri Kongo. Ikibazo navuze wenda nakivuze mo gake sinagishimangira none nashaka no kuvuga nuko ushobora gusanga iyo abo bantu babwira Kongo in that position nayo nka Kinshasa nayo ishobora kuba ibivuga iti nubwo ducecetse dushatse namwe twababwira ngo muganire n'aba ngabo mwe ko mutaganira buri kuki mudusaba ibyo mudakora. Rais Ndayishimiye wagiye muri Nairobi urumva kuko Kongo ari gihe tuyitekereza n'abanyamuziki n'iki byose Kongo ifite politiki ku rwego rwo hejuru utabona ibizunguza ibihugu gutya utabona isa nkaho ari icyicaro n'ibirindiro by'umutekano muke eventually mushobora ko n'iby'umutekano mwinshi ugiye ngo Kongo nagafuka imvugo rimwe turafasa mu mitekerereze ya Kongo nubwo batabishyira hanze bashobora kubona batekereza ibindi bakavuga bati mwege ko mutaganira na Red Tabara iduhungabanyiriza umutekano kuko umuntu babangamiye abanyamurenge Red Tabara irimo ntihakana ko no paritengera hariya iyo Red Tabara ivuze ngo twishinga abasirikare ngo Burundi ku butaka bwa Kongo what does it mean bisobanuye ko yemera ko iri muri Kongo bivuze ngo na Kongo ishobora kubitekereza kavuga iti mwege muduhatira kuganira n'abantu ariko namwe muganira n'abanyu ngo muze mubatwara cyangwa se ngo bigende gutya na gutya none ikaba yanavuga iti nituza Nairobi nabwe mujye muzana n'abandi tuganirira hanga dukemura ibibazo kuko je pense que iyo tuvuga ngo Kongo Eastern Congo ni ikibazo ku mutekano mu karere ushobora gusanga nawe ipiyo basukuma na dossier yabiteye gutya ivuga ngo ikibazo ntabwo twege bakongomani twaze tumeze neza abantu banyu barahanga mwege mubakoraho iki sasa bivuze ngo rero izi nama ziba zirimo kuba bavuga Eastern Congo gusa Tshisekedi nayibonye agiye gutangira n'ibiganiro harimo na M23 niko wavuze itangazamakuru irimo kubivuga kandi nabonye perezida wa Kenya yavuze ko presidence ya Kenya izatanga ibikenewe byose mu bikoresho na assistance no guhuza n'iki byose ibintu ngibyo wabonye ko na France l'invité wabonye ko USA America l'invité wabonye ko batumiye African Union and so on no kuvuga iki no kuvuga ngo ubundi hari ikiganiro nigeze gukora ni kutamvuga ngo kano karere gakene ikintu kimeze nka rukokoma yo kwicarana bagasasa inzobe rukokoma mu mfite aricyo conference souveraine ku buryo abantu bicara ibihugu byicara bigasasa inzobe hatarimo iyo component navuga mu kanya ivuga ngo duha tuvuga Kongo as a book emissary cyangwa scapegoat urumva ariko mutavuza ahandi kuko urumva aho kugira gitera ubushaka ikibimutera none se reka nkubaza wibwira yuko ako se umuntu arabivuga ngo par exemple ninjire muri iki kintu nkavugaho gato nazo no gatindaho iyo ufashe ibi bintu by'ibiganiro muri Kongo ibiganiro bya Kongo bizabera Nairobi nko turimo kuvuga haruguru hari umuntu wibeshya nk'umuntu ukiri muto yako ibyo biganiro ari bishya ubundi se M23 bivuze iki bivuze marise itariki muvuma 23 marise muvuma yitariki 23 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka runaka yaje yusikivi cya CNDP voilà Congrès national pour la défense du peuple uretse ko nta kwita umusesenguzi uvuga kujya politiki ngo mbure ku welcominga gushima ibiganiro nk'ibi ngibi ariko tunibutsa abantu badukurikiye aka kanya ko tunafite Jean de Dieu Kanijabo nawe uza kudufasha muri kino kiganiro ariko nagira ngo tutaza gutandukira cyane ahubwo twibaze ngo ese kuko bashyizeho muri aya masezerano ya Nairobi bashizeho kuvuga ngo imitwe y'abarwanyi iri muri Kongo y'abanyamahanga igomba gutaha itataha ku neza bakayicanaho umuriro aho nanigeza nk'ingabo z'akarere uyu munsi dufite abo bita ADF nalu b'abanya-Uganda uvuga umutwe ujye uvuga n'umutwe utari ADF nabo hari FDLR y'abanyarwanda bari muri Kongo dufite ADF nabo duvuga umutwe umvuko wundi MONUSCO ni ya UN ishinzwe iyo ntabwo bayita umutwe w'inyeshyamba iyo ntabwo umutwe w'inyeshyamba ntacyo dufite ADF nabo dufite UPDF isanzwe yo okay twagiye UPDF yagiye kubera amasezerano hagati y'ibihugu byombi
kwanza banagiye guhashya iyo ADF none yananiwe APDF yayobe uretse gatoya tuvuge nkwenda nk'u Rwanda na FDLR u Rwanda umaze gukora operation zingahe umoja nk'izindi usobye n'iki byose ariko FDLR cyariyo kuki nyine ikomeza kubayo igakomeza no guhabwa intwaro n'izo operation zose zabaye ntizikemura ikibazo ubu ngubu sasa icyabuze na operation militaire uretse gato ni n'amahirwe ko mu nama yabaye yasohoye uyu mwanzuro na minisitiri ubanye n'amahanga w'u Rwanda noneho kuko itangazo ribyerekana Dr Vincent Biruta yarahari reka manone ndayirwamo uretse gato aya masezerano akorda Addis-Ababa yava kuri ibyo mateka cyane reka tugendere kubigezweho Ntibishoboka ubu ngubu hagati ya FDLR n'u Rwanda FDLR gutaha ikaza mu Rwanda bishingiye kuri aya masezerano biraba cyangwa iranga gutaha bayicaneho umuriro nyine umuriro Monique itayicanyeho umuriro RDF yayicanyeho inshuro zingahe igakomeza kwa FDLR n'ubikaba kibona intwaro izihabwa na FARDC izo mpamvu abantu baganira badashaka kuganira baca hejuru n'ubundi Intwaro yakubiswe kubitwa na brigade spéciale d'intervention yarimo abatanzania n'abanyafrika na Malawi barayikubita bayijyana za Mubende mu nkambi abandi bagikibungo naho hose ibintu nk'ibyo none bongeye babaye issue bagarutse bari organiza urumva none se icyo shaka kukubwira izo operation bavuga zishobora kuza z'abasirikare Monique itakoze mu myaka 20 operation conjointe z'u Rwanda na FARDC zitagezeho urimo kureba bamudacumura barapfuye n'iki havuka abandi urimo kureba Neditabara niki byose ibintu nk'ibyo ngibyo barashaka ikibazo cyari Neditabara Kigali ubona Kisekedi ndayishimiye yatashye kandi Neditabara niya ndayishimiye urimo kureba barashaka ikibazo ngo Kisekedi ndayishimiye cyangwa irwanya Burundi ariko niyo kwa ndayishimiye urimo kureba iyo urumva yego mu itangazo rya Nairobi harimo yuko representative ba presidence bose bazaparticipa mu byo biganiro urumva na presidence yari yose yabi Rwanda yabi ya IDRC na hose zizaba ziri representer muri byo biganiro niko ino ntuzi irimo kubigaragaza urimo kureba ariko hano ikintu ushaka gushimangira unyumve neza nakurikiye Primo Media TV Kigali Voice TV na Popote TV nukureba ngo ikigiye gukorwa gisumbye cyakozwe d'une façon opérationnelle turebe iyo force d'intervention ya MONUSCO yakubisemo 23 niki yari yaroni ifite n'imbaraga n'ubutumwa bwo gukubita mu 23 byatangirira kuri chapitre 6 ya indi yo kuvuga mu mugende mutuma abantu batarwana ariko batemerewe kurwana bara upgrading abashyira kuri chapitre 7 ubu ngubu izirangabo zishobora guhashya gukubita kurwana kurekura umuriro none rero ngo agiye kujyaho iyo ya standby force wavuze igiye kuzikora ibitangaza ya brigade yakoze ikananirwa General Mwakiborwa agasubira Tanzania nduba nyakwendera ashobora ko atanakiriho urumva akaba ntacyo byagezeho nambuto byatanze ikibazo bagiye kugishakira muri military operations cyangwa se kinashakirwe mu biganiro biri kuri Kongo gusa urumva bisa nkaho bibaje Kongo gusa nicyo navuga kubera yuko yitwa inama kuri Kongo ntabwo no ku karere gusa kandi niyo nakubwiraga mu kanya gatambuze ngo ngusomeye abantu basinye reka mbagusomera ariko ndakubwira ngo iyo itakora cadre darusha Addis-Ababa tuzayigarukaho noneho uza kumbwira urumva ibyo nakubwiye byatendetse z'inama shapopo urumva reka nkubwire nk'akora cadre ya Addis-Ababa urumva usangaho imikono y'umuntu bita Eduardo dos Santos wa Angola urumva Kabila Kabange wa DRC François Bozize wa Central Africa urumva inakora cadre ya Addis-Ababa usangeho Pierre Nkurunziza w'u Burundi usangeho Paul Kagame w'u Rwanda Dasungweso wa Kongo usangeho uwo bita Edward Kiwanuka second uyu nguyu yarahagariye Museveni niba ntibeshye Jakaya Kikwete muri sho wa Tanzania ndetse n'uwitwa nde wa Zambia Michel n'abandi no kuvuga iki inama zarabaye bro inama zarabaye harimo nizize akade Addis-Ababa amasezerano 23 yarasinye na Laurent Nkunda CNDP bipfuye hiremamo M23 kandi yabereye Nairobi utaza kumwe ngo n'igishya cyaje kije muri ibi ngibi n'ubundi Nairobi kuyindi Kampala kuyindi turi ku masezerano imitwe yarabaye y'abasirikare MONUSCO iraba FARDC hasanzwe urumva RDF nayo bigaragara ko muri izo operation na FARDC arizo bagiye bafatanyamo ziri conjointe brigade spéciale MONUSCO iraba jewe ndabona mu buryo kinavuze ngo ntashobora kudekuraja ibiganiro kuko umuntu muzi gutekereza ntabwo yadekuraje abantu baganira ariko mu byo wambajije mu kibazo cya mbere wambajije ndimo kwibaza uretse cyenda kuba kitabaye uretse gato hari umugabo mutajya mu byumva kimwe ariko ntabwo bimbuze kumugarukaho kubera ko nawe yavuga kuri kino kibazo
wenda mushobora kumvikana cyangwa ntimwumvikana, ariko ndashaka kumva igitekerezo cyawe. Dr Rusabagirishya mu kiganiro durutse kugirana n'umupanafricaniste cyangwa umuntu uharanira ko abanyafurika batera imbere mu buryo bwo kwishyira hamwe, aravuga ati Tshisekedi nta cyizere amufitiye ko azagarura amahoro muri Kongo, kubera ko iyo mitwe y'abarwanyi bo muri Kongo ni imitwe y'Abanyamerika, nibo bayishinga, nibo bayitera inkunga, nibo batuma itengamara, hanyuma akarenzaho no kuvuga ngo na East African Community ubwayo n'indi miryango yo kwishyira hamwe kw'Abanyafurika. Iyo miryango nayo ni imiryango ishyirwaho n'abo banyamahanga, abayiyobora, abayibamo, iterambere ryayo bikaba ari ibigamije inyungu za mpatsi ibihugu. Ati Kongo izaguma imeze nko mu iserebeko y'amase. Hanyuma David, bigendane no kuba muri ibi biganiro barimo baravuga ngo Amerika izabirimo, ngo Abongereza bazaba bahari, ngo Abafaransa. Ubundi ikibazo cya Kongo n'imitwe iriyo na East Africa gikeneye abo Bongereza n'Abafaransa n'abaki. Ubundi ugiye no kureba nicyo nakubwiraga, nicyo navugaga mu kanya gatambutse. Erega mbere yo gusubiza ikibazo cyanyu reka ngisasire muri ubu buryo. Ubundi tugende igihugu ku kindi kugira ngo nze kugisubiza wenda mu buryo bunyoroheye. Kubera nanjye ndi nkubaza Dr Rusa cyangwa namwe nsa nubabaza, tujye tunaganira mu buryo namwe ufite bikoro. Kubera iki ubundi ariko base nanisegura gato Dr Rusa ntabwo nakoze discours direct kwa kuvuga ngo urasubira mu ijambo ry'umuntu ijana ku ijana, natambutsaga igitekerezo ide general wa nta kibazo nta nicyo tunapfa. Urumva ubundi ngewe nanjye mbere yo gusubiza ikibazo mba nibaza kubera iki duhere Burundi turazana mu Rwanda. Urumva turagera ku gihugu kindi muri East Africa, kubera iki ubundi Burundi bwumva butahangayikishwa n'umuntu wakoze genocide icyaha cyo kuyobora rw'isi yose mu Rwanda ngo ruvuge ruti reka dusase inzobe uwo muntu urahangayitse, u Rwanda rutanamusaba ahubwo ruba rwo rusaba ruti aba bantu b'Abarundi urumva dufite bagize gutya na gutya ku cyaha cy'isi yose, mwaba dufasha ahubwo mukabacira ibibazo ko nta n'ubushobozi dufite. David, hari amasezerano kubera iki? Hari amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha igihugu gishobora kudakora bitewe nuko nkuko Popote yabivuze mu gihugu runaka kiri igihano ikindi gihugu cyakuyeho. Mwabivuze muvuga Rurankunda umva kanija. Hanyuma birashoboka ko u Rwanda rutakohereza Abarundi mu Burundi kubera ko hakiri igihano runaka, cyangwa se u Rwanda Burundi butakohereza mu Rwanda Abanyarwanda kubera ko hakiri igihano runaka. Ntabwo ndumujuriste, ariko abantu bamenye ko niyo impamvu dukora ibiganiro twese gukora kuri politike igenzura byose harimo n'ubutabera. Ibyo bitaza Amnesty ntabwo uzumva se. Ese muravuga ngo Kongo Tshisekedi ya Kabila kuba yari kwa Amnesty ya Nkunda ko afite ubwo bushobozi nubwo hari icyaha cy'urupfu byari kunanirana. Nibyo nakubwiraga. None nkavuga ngo rero aho nanigeze kwa Amnesty ya Nkunda sibwo ntago byawe bimeze nko kuvuga ngo u Rwanda rwa Amnesty FDLR hari abantu muri FDLR bakoze genocide. Impamvu bavuga ngo u Rwanda ngo rubahe imbabazi batahe n'abakurikiranwa kandi hari ibyo bakoze bagomba kuryozwa. Impamvu iyo tugeze ku kibazo cya FDLR dusa n'abatseta ibirenge nuko ikibazo cya FDLR cyenkiriwamo case ya genocide, kandi case ya genocide en soi ni icyaha mpuzamahanga. Ariko mumenye yuko burya hari icyo bita rebellion ariko Nkunda nawe akurikiranwaho ibyaha byibasi inyoko muntu, ibyaha by'intambara. Inyoko muntu n'iki byose ni impamvu iyo tuvuga genocide ku mateka se tuvuga genocide 3 cyangwa nizo hafi aho ngaho, ariko habaye intambara zirenga ibihumbi n'ibihumbi bitarenkira muri genocide. Iyo tugeze kuri FDLR dusa n'abatetse ibirenge twese. Hari ahantu amategeko avuga ngo umuntu ukurikiranwe ibyaha by'intambara azabibabarirwe. Mwazagire gute? Hari ahantu bivuze ngo umuntu ukurikiranweho crime de guerre ibyaha by'intambara ngo agomba kubibabarirwa kugira ngo atahe iwabo. Aha n'ubundi aho nashaka kuvuga aho ngano kuvuga ngo iyo abantu bakaregiteriza imitwe yitwaje intwaro muri iyo caracterisation ureba ko inatire yayo byanze bikunze natire igomba kuzamo. Kuri FDLR hazamo natire ya genocide, nicyo kibazo kiba gihari. Ariko umenye ko muri politike mpuzamahanga nuko isi bayeho hari rebellion ziri positive. Niyo mpamvu ujya kubona za RPF zikiri mu ntambara zashaka kuganira zikaza ku meza Arusha, ukajya kubona CNDD FDD na Iprona na n'u Burundi bajyaga Arusha bakaganira. De raison pour laquelle mu mitwe y'inyeshyamba ntabwo imitwe y'inyeshyamba yose ifatwa kimwe bitewe na natire yayo ndetse n'abayiyoboye. Bivuze ngo rero positive cyangwa nukuba ikomeye yabasha gufata ahantu runaka ikahigarurira. Nubwo amateka ya vuba atagaragaza imitwe iri positive y'intambara, hari byo shatse y'inyeshyamba, hari byo shatse kugaruka haruguru. Amateka ya vuba ntabwo bigaragaza, ariko bigaragaza ko nubwo wajya mu gihugu nk'Uburundi par exemple bari ba president Nkurunziza bose bari bacuriye imanza zo gupfa urimo kureba, ariko bagiye mu biganiro ibyo byose bikurwaho kandi
abo baganira babaciraga izo manza muri leta za buyoya n'iki byose ibintu nk'ibyo ngibyo. iyo M23 iza kubikiri Uganda n'abandi bake bari mu Rwanda yashoboraga kuvuga ngo reka mujyi Nairobi muganire ku kibazo cyacu batagiye muri Kongo ngo bagire agace runaka bafata. Nyine ahangaha muri biganiro bya Nairobi nuko turimo kuvuga ngo kuri attendance bavuze ku bintu byinshi harimo n'ikintu cyo gushaka kugarura mu karere k'ibiyaga bigari rebellion zifite impamvu ziri legitime, kuko ntago rebellion zakwicaza abaperezida i Nairobi badafite legitimacy y'ibintu barwanira byemewe. Ntago abaperezida no kwicara batemera impamvu baganira. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo FDLR abigeze batangaza ko hari umutwe n'umwe muri Kongo bemera ko ufite impamvu ifite ishingiro yo kurwana. Impamvu uyireba muri context ntago bari kujyayo nyine impamvu idahari. Nese bagiye gukora iki? Nese ntibaremvite banavuze ngo umutwe uzakomporayinga n'ibintu bya politike uzaraswaho ubishweho amasasu ibintu nk'ibyo ngibyo. Ushobora kutaba legitime kubera ko utakomporayinze n'iki n'ibyo n'izo condition. Urumva? Ariko mu gihe bemera gushyiraho condition bakicara no biganiro bakaganira. David, hari ikibazo twari twakobaje tuvuga tutese East African Community ni abanyafrika koko. Icyo ndaza kugisubiza. Kuko iyo urebye niba ibi bihugu byarananiwe kuganira n'iyi mitwe byose hakaba hajemo intervention y'Ubufaransa, Ubwongereza na Amerika. Aha ngaho niho abantu bahera bibaza bati ese koko niba hajemo izo intervention baracyari abanyafrika cyangwa ubazo popote yabajije kandi byose nari kubisubiza. Ariko icyo nashaka guheraho n'ubundi icyo kibazo nenda kugisubiza ndahita nkigeraho nicyo kuvuga ngo ariko ubwo abadukurikira muri commentaire bazabangunzanya amarangamutima. Ubundi kubera iki nta gihugu ubona kirajwe ishinga n'ikibazo cy'ikindi gihugu cyane uretse iyo baje mu biganiro nk'ibi ngibi nahereye ku Burundi urimo kureba noneho ngo buvuge buti muturemo badusaba ni mubakire. Urumva noneho u Rwanda nk'ubu ngubu uriho uvuga ruti amasezerano n'ubundi M23 n'indi bitwe izo zakodeko zivuga muri Kongo arahari niyubahirizwa, ariko mushyiremo imiyaga muvuge muti izo amnesty ziboneke nabo bankunda bataye. Urimo kureba izo za IDF UPDF irambutse muri Kongo, iyo standby force igiye kwambuka ibice muri ibibazo by'intambara n'arwera ku ntwaro. Abaturage bamaze kwivanga n'iyo mitwe babyaranye bashakanye bagize gute iza approche zirahari. Niyo mpamvu njye mbabwira kenshi mbabwira ngo navuze kuri conference souveraine y'akarere kose njye mbabwira kuri bya bita ngo ndura kutimiye mbabwira ngo bene ibibazo ugiye no kureba mu buryo bw'umuzi twe dusesengura tubona n'imiryango imwe yegeranye yabikemura. Ese reka mbabaza iyo bavuga kuri M23 bene M23 hagati ya birumvikana ntiyarasanye ubu bari bomora ibikomere bafitanye M23 nkunda ni amakenga ntiyarasanye bwe hagati yayo FDN ziba zicikamo ibice buri munsi Red Tabara na FLN ko bihurira muri Kongo bivuga rumwe. Tutoro faso hakenewe Bosco ntaganda na makenga nabo baje gushwana nabo baje gushwana. Urimo kureba ni FDN ivuga rumwe n'RNC ntivuga rumwe n'ikibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, ibyo ntabwo biri negative wenda ku mareta ariko byongera kuba negative ku karere. Bishatse kuvuga iki rero? Nusuvuze ihurira n'ibyo inayikorera muri za Kongo za Minenge byaravuze si bivuga byose kugira ngo ntago bivugwa nyine byose birahari na Uganda kandi yari hari no kungo arimo kubikemura. None se ntago byumvikana bivuze ngo iki rero ushobora no gusanga impamvu dore kutimiye ibibazo biri muri aka karere. Ushobora gusanga n'abantu twita basaza dukunda kuvuga babanande n'iki n'abahema baba nituvuga bo mu Bahunde n'abanyamurenge n'iki byose bicaye hamwe ya conference souveraine ikava ku rwego rwa president n'iki byose tuba tuvuga ngo kwitana bakabasasa inzobe ikamanuka no hasi yagera no hasi ikajya nabo bitwa izina rimwe nabo batumvikana bya popo byatwara n'igihe kitari gitoya ariko bigakemura ikibazo burundu. Ariko David dushize mu gaciro muri 1996 haje ikintu cyitwa AFDL. Sibyo ikintu ku mutwe wacyo hari umugabo witwa Laurent Désiré Kabila aragenda ararwana ahirika Mobutu Sese Seko kubera ubufasha yari afite buva muri leta y'u Rwanda na Uganda n'u Burundi na Angola. Ego harimo amaboko menshi ibyo birarangira umutekano muri Kongo ntabwo wabonetse. Sibyo haza ikintu bita CNDP cya Laurent Nkunda na ZLCD zose aragenda arwana za Bukavu yeze no kuyifata. Sibyo muri 2006 atangaza ko uwo mutwe we witwa gutya avuga n'ibyo haranira n'ibiki bararwana 2009 haza umugabo witwa Sultan Makenga ari kuri igisirikari aravuga ngo yahiritse Laurent Nkunda ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere. Ntabwo Makenga yahiritse Laurent Nkunda. Makenga yavuze ko Laurent Nkunda atakimwemera. Hari buretse nakubwira amateka ari documented. Sibyo ari mari document. Okay, nta kibazo nshobora kuba mbyumva nabo buraza. Ikigaragara no ko Makenga yazibye icyuho
cyari hagati ya Ntaganda na Nkunda agasigara aho ngaho ndetse asa nk'uri mu bitugu icyo cyari ikihe bya Nkunda urumva icyo nzi Makenga yatangaje ko atacyemera Laurent Nkunda yambuka umupaka wa Gisenyi ageze mu Rwanda arafatwa ibyo ni ibyawe hajyaho operation y'u Rwanda na Kongo irimo n'uruhande rwa Makenga yo kujya guhashya FDLR muri Kongo ibyo byarabaye mu kwa mbere muri 2019 nge navugaga ngo esi yose NDP yarangiye icyo gihe ikagaruka yiswe M23 2012 2013 ikongera ikaneshwa ikabigarutse ubu ngubu ndetse ikongera ikamanika amaboko iyo mitwe y'akarere abo bayobozi b'akarere bahura baganira ariko bigasa naho ari ibiganiro bihoraho bitajya bizana solution iri durable cyangwa umuti urambye uyu munsi twavuga ngo inama yabereye i Nairobi iraza gutanga umuti urambye utarabonetse mu gihe cyashize nyine aho hanyuma ariko urabanza unagorore n'ibyo ngibyo uvuga ko naba nagoretse bijyanye n'ayo mateka ibyo ngibyo kubigorora n'ubundi ntabwo ari hamwe ko tubyumva kimwe ubwo abadukurikiye nabo bafite ukuntu bazabyumva n'ukuntu babifata ariko nawe wavuga uko ubyumva ko yari yavuze uko abizi ibyo twavuga ikiganiro kwabyo usanga muri 23 ikora ikiganiro kwacyo tutaza kuvanga ikiganiro kuko no muri ya mitwe ibyo turimo kuvuga izahura na Kisekedi muri Nairobi ntabwo bavugamo M23 gusa M23 ntabwo icyo kibazo muri Eastern Congo harimo n'indi mitwe myinshi twashyizemo twagiye tunayivuga n'amazina twe kwigarukaho twavuze tabara tuvuga n'ibindi byose cyose kuvuga rero nasubiza ikibazo mwambaje kaye ni iki ku byo Dr. Rusa no kuri uko abone ibintu wenda jewe ntagiye no gutinda kugira ngo ntaza no kuhatinda aho ngaho nuko akenshi na kenshi no kuri akoro cadre ya Addis Ababa nenkiriyo mane kutitindeho kuvuga ngo urakemura ibibazo udashyizemo African Union ntushyiremo USA cyangwa ngo ushyiremo France babashobora no gutera inkunga izo operation mu buryo bw'amafaranga cyane cyane ko ibihugu bya East Africa n'iki byose na African Union ujyaho n'ama operation hybrid harimo Roni akama African Union n'iki byose ibyo ngibyo dushobora kure muri cadre économique cyangwa se financier ya finance yo gufinansa izo operation zose n'ibyo biganiro biba byo cyane amabije ntabwo gena bitindaho ariko ushatse kubicukumbura tukazabyinjiramo Rwanda bize influence ushobora no gusanga none se reka nkubaza kandi tuzavuga ikiganiro kwacyo ubundi Kongo kwacugwa mu y'agaciro Kongo akora ama telefone akora ama computer hari uruganda bagira rukora ibyo ngibyo ukeka se ko ibyo bihugu byo bifitiye mu aka karere karimo ubwo butunzi bungana buryo so no kuvuga iki rero biriya bihugu nakabako kabyo kaba kanarimo ariko Dr. Rusa bisobanura neza kundusha gusa ku kibazo warumbaje muri aka kanya icyo gisimbutse kandi ntabwo nasubiza ibintu byose ntabwo umuntu abaza ibintu byose hari abahanga no kundusha basubiza icyo ngicyo neza kandi urabazi wenda n'abarusa bazabigarukeho no kuvuga ngo umbaje ikibazo gisa ngikora synthèse ku kiganiro hafi ya cyose urumva bivuze ngo n'ubundi ibyo nakubwiraga ngo muri biganiro nuko hari abantu bajya bibwira ko ndi pessimistic gusa wenda nagira na optimism ngiye ndimo kwibaza nanjye ari nko kubaza ubundi iyi conference y'aba head of state yabaye uyu munsi ngiye nagusomeye akoro cadre d'Addis Ababa abaperezida bari bayirimo barusha umubare bangaba ko harimo na Denis Sungweso harimo n'uwangora mutareba ngo hawe East Africa harimo abaperezida benshi inshuti zanjye uvuga ngo ubundi yakoro cadre yananiwe ibyo byose itakemuye ibyo byose donc ikibazo muri aka karere ga ntago ari ibiganiro byabaye ikibazo kiri muri aka karere na amasezerano peace agreements ziri mu matiriware zitubahirizwa Dr. Rusa uvuze ngo dushobora kwiyambaza we yaravuze ngo iyo mitwe impamvu idashobora kuvaho ni imitwe ituma habaho destabilization cyangwa gutuma hatabaho umutekano muri Kongo kubera ko iyo umutekano wabuze nibwo ibyo bihugu bibasha gucukura ibyo bihugu bya Amerika Ubufaransa bagatera imbere batejwe imbere n'umutungo kamere wo muri ibyo bihugu babashije gutwara bitewe n'umutekano mukeya uri muri ibyo bihugu. Ikintu Dr. Rusa tutatwumvikana n'iki gikurikira kandi n'ubundi siyame ko twumvikana abantu benshi bajya bakaragitereza Afrika nk'itari mature enough nk'abanyafrika nta bwenge bagira. Dr. Rusa bashaka kuvuga ko Kongo iramutse ibabajwe n'ibirimo kwiberamo itakwanzura positively without USA without France. Haka ibihugu biri souverain ibihugu byigenga ahubwo ikintu kibura ni nko kuba Kongo ubona isa nkaho itababajwe n'ibyo ikumva ari France nizaza gukemura ikibazo. None se mu myanzuro wabonye Ubufaransa n'Ubwongereza na Amerika bitajemo. Icyo nkubwira no kuvuga ngo nubwo Tutorofa Afrika igomba ibyo Dr. Rusa avuga bishobora no gushimangirwa n'iyi myanzuro kuko mu myanzuro ibyo bihugu birimo. Reka nyine bibemo ariko n'ubundi none se reka nkubaza. Ndetse mu Rwanda ho mu gihe cya liberation war urumva ntabwo ibihugu byari birimo
nyine kukibibamo nicyo we abavuga kukibibamo impamvu bibamo nuko nyine bitari macuwa ni ku ruhande rumwe. buriya rero ahantu twakumvikana na Dr. Rusa urumva ni ugusacinga ni ugushakisha ukuntu baba macuwa bakavuga bati tuvuge nko mu Rwanda par exemple habayemo civil war y'imyaka 4 urimo kureba, ariko u Rwanda ubu ngubu uko byagenda kose rwaragerageje rutera intambwe rwikura mu buryo bwo kurebera ibibazo byabyo mu bufasha buturutse ahandi, rwubaka igisirikare gishobora kwita kuca mu ijambo, rwubaka igisirikare gishobora kwita ku mutekano w'igihugu. Ntabwo n'umuvugizi w'u Rwanda, ariko icyo ushaka kubwira ni iki ngiki, ni ukuvuga ngo nituvuga kuri negative point ziriho muri Afurika tugere kutureba no kuri positive point, kuko hari ibihugu byanyuze muri izo rebellion bigenzi byacu bya Afurika na Congo byashoboye gukemura ikibazo n'ifu pour toute, kandi ikibazo kirakemuka. Ntabwo Afurika ihora mu bibazo gusa, ihora no mu bisubizo. Niyo mpamvu nzanye mu Rwanda nka example nzima ishoboka. Anzo rafashwe uriya mutwe w'abanyamahanga, ingingo yaje ivuga ku gukura imitwe y'abanyamahanga muri Congo. N'uwa Congo umutekano muke ifite mukeya no kubera n'imitwe y'abanyamahanga iriyo, harimo na FDLR yo mu Rwanda. Nta kibazo. Noneho nibeyo, none se ubundi iyo M23 iba yopolitingira muri Kinigi, ikaba yopolitingira muri Rutsiro, ikaba itera Congo iturutse muri Rusizi. Iharanira iki? Iharanira nyine kubohoza Congo, nk'uko FDLR nayikorera muri Congo. Icyo kibazo cyari kuba kibazo u Rwanda. Akandi kiza kwazo u Rwanda bari gusubiza mu byo kubabwira mu kanya. Rwari gusubiza ruvuga ngo ni weakness ya RDF itakuye mu 23 mu Kinigi igatera Congo. Ni weakness ya RDF itakuye M23 muri Rutsiro. Ni weakness ya RDF itakuye M23 muri Rusizi na Nyamasheke. Ndimo kukubwira uturere dupakana na Congo. None matrito ndimo kuvuga ngani ngine kuvuga ngo iki. Mpamvu naziri mu Rwanda mu buryo bw'umwihariko kuvuga ngo u Rwanda rwanyuze mu bibazo imyaka n'imyaka, ariko rukimira ikibazo A B C D. Ese Congo izageza ryari ngigire igisirikare gishobora kumetiriza iyo mitwe nk'uko ibindi bihugu ese Congo hari igihugu kirwanya hari umutwe w'inyesha muri Rwanda uhereye ku butaka bw'ikindi gihugu bituranye. Uri gushaka kugereranya Congo n'u Rwanda, kandi Congo abantu b'abanaliste bavuga ko izira amabuye y'agaciro na resource naturelle ifite, ariko na Tanzania ifite amabuye y'agaciro iri intambara se. Ese ntabwo ariko ntabwo resource naturelle za Tanzania ni za Congo ntabwo Kenya ifite peteroli. Ese ushaka kuvuga yuko South Africa idafite ibyo byose? Ntabwo iyo ni buke miseri, nibyo nababwiraga. No kuvuga ngo yamatite ikeneye muri aka karere hakenewe ubufatanye nk'ubu burimo kuba, kuko n'u Rwanda kugira ngo rugeze uyu munsi nubwo ntarimo kuvugira nabwo rwarafashijwe, habayo za Intwaro za ndende n'iki byose, ariko noneho Intwaro yafashe u Rwanda iki, ariko yabayeho, uremera ko yabayeho. Nemfate ko wari witanze urugero, tuzabikorera ikiganiro, yabayeho, urimo kureba. No kuvuga ngo rero yamatite navuze ibi byose urimo kuba nibyo navuze ngo ndabiha ikaze, ariko yamatite igihugu ku kindi apana kuvuga igihugu ni sovereign country mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga, ibyo ndabyemera, ariko ngo niba kigera mu buryo bwo kurinda imipaka yacyo no gusekiriza no kuri security ngo kirande kivuye ngo ibi ntabwo twabishobora, rero ntihazi iyo brigade d'intervention, ntihazi iki biriya bihugu tuzaganira no mu biganiro bizakurikira muri episode zikurikira impamvu hari ibihugu byanga kukura ngo bibe macuwa bigashaka kuba kwibere cyo ngo akantu nikaba tuzagenda Nairobi abasirikare b'ibindi bihugu bazi badufasha. Ese Congo mu bana b'abakongomani mu cyubahiro cyabo ntabwo bafite ubushobozi bwo gutangira gutekereza tuti tuzaba dutekereza kuri UPDF, dutekereza kuri RDF, dutekereza kuri iki kuri force d'intervention, kuri MONUSCO izakura ryari ngo bashe gukemura ibibazo byayo n'abandi bayifashe ariko inakure. Ese reka ngwaze, ariko Congo uretse reka ngwaze ikibazo kimwe. Congo nimbivuga muravuga ngo nzanye gufana M23 buriya kugira ngo u Rwanda rufite igisirikare gikomeye niumva bigombera ko bifana nk'umusesero wifana nta kibazo, kandi u Rwanda rutanga n'ibisada mu bindi bihugu by'umutekano. Imwe muri iyo mpamvu ukurikiye Primo Media TV, Kigali Voice TV na Popote TV azambura nyenda kuri iyo ngingo no kuba harabaye guhuza abasirikare b'u Rwanda mu myaka nka 20 ishize bagakora igisirikare gifite imbaraga. Ndakubwiza kuri iyo FPR itaza guhuza n'abari abasirikare batari bafite ikibazo mu exfare, none iya FDL ivuga uyu munsi ikabiri muri ya misemburo yose nta bahurijwe hamwe byari kuba ikibazo. Ariko still uyu munsi kuba FRDC ishobora kuzana mu general nka Nkunda ngo bavuze ngo ngiye gufana ifata zino force za M23 izenkiriwe mu ngabo zabo babankadire babigishe rubona yabayeho, urumva gako ibaho abantu kuri igisirikare kimwe igihugu cyo macuwa somehow enough. Bivuze ngo Congo ntago ari igihugu cyavumwe kidashobora gukora nabyo abandi bakoze ngo gitere imbere ndetse gifate ansharije ibibazo byacyo gikure
cye kubindiriya bose bavuga haruguru kiba isoko ya diyama koko ya peteroli ya gaze iranium ibyo bafite byose noneho bye kuba impamvu y'intambara impamvu y'amahoro ntabwo Kongo ikize kurusha za Amerika Kongo ahubwo ntabwo Kongo ntikize kurusha za Amerika ifite ubutunzi bukomeye Kongo nayo muri byose ikeneye kuba mature enough reba hana abarundi bageze ku rwego rwo hejuru tujye tubivugisha ukuri muri politike yabo kugeza ubwo abarundi bicara bakaganira bakishyira hamwe abarundi bagapfusha umuperezida ntibasubiranemo bakamushyingura mu mahoro n'undi atararahira urumva uburundi bugeze kure Tanzania iri kure hari ibihugu byo muri East Africa ubona biramutse bigize scenario urupfu rw'umukuru w'igihugu muri nkuko byagenze mu Burundi wenda byaba byaragiye habi kurusha uko Burundi byagenze nicyo dushimira Burundi none uburundi bujeje bundi busanze Kongo iri mu kaduruvayo Kongo ntiyapfushije umuperezida ngo bigire ikibazo biteza nayo ngo bigira ikibazo bigira gute biteza ntago ikibazo kiri kuvuga umuperezida na example kwa dutanze nibyo Papa terakubajije hari ibihugu bya East Africa ubona umuperezida yapfa bikagira ibibazo uko Burundi warubahaye amajwi nari mbaye amajwi ariko na Kongo nendaga kubaha irindi jwi ryuko nabakoze passation pacifique y'ubutegetsi ari nabo bavuga ko noneho wibuke ko Kongo yapfushije Laurent Désiré Kabila muri 2001 Joseph Kabila burya gufata ubutegetsi ntabwo nibwira ko ari hamaze kwangirika byinshi giye nshatse gutanga urugero kuri buri gihugu ngaragaza point positive kuri buri gihugu n'intambwe kiba kimaze gutera kugira ngo gifatireho gitere n'izindi none se niba Kongo yari imaze kujya kuri iyo level yo gusimburana ya perezida nta maraso amenetse nta n'ikibazo kinabayeho ndashaka kuvuga abo mu buryo bw'amatora Burundi ntanze urugero rwaho mu Rwanda amateka rwabayemo nago urabona ko rwijaguruye rukagira ahantu rugera kuki noneho ntaga amajyambere na revolution ziza muri cadre imwe ntago revolution ihora mu ntambara habona revolution économique revolution industrielle ku buryo byose no kuvuga ikintu no kuvuga ngo Kongo muri cadre ya sécurité ikwiye gutera imbere buri ujya kuri FNDC yaratojwe wa mugabo yaratojwe abasirikare bagiyeyo urumva iriya Monisco ubona yabanje kuba Monique zirangabo zawe no muri 32 zari zihari uzasoma amateka y'ingabo zawe muri Kongo ufata Monisco nk'umutwe waje kugarura amahoro muri Kongo ariko niko byitwa ntabwo nita ibintu amazina bitafite oya wowe bibona ute nk'umusesenguzi ibyita amazina wowe oya tubwire uvuge ibintu byose turi kukubaza ukavuga ngo tuzabishakira ikindi kigano oya banza tubwire oya wowe ifata uti oya wowe Monisco ifata uti reka nkubwire ko nyifata ariko nkanjye Marshal sibyo uko nyifata nuko ufasha uwifashije Monisco yaraje ifite n'ibyo yakoze ariko se ufasha umuntu yakoze ibiki byagaruye amahoro n'umutekano uko byagenda konse Kongo ko yari jagaraye mu gihe runaka hari n'agahenge kagiye kabonekamo akahe yanirukanye no mu 23 muri icyo gihe urumva na n'ubu yarayirukanye ariko se ko yayirukanye kagaruka erega Monisco ifite inshingano za Monisco ariko n'abene gihugu bafite inshingano zo gustabiliza ibyo Monisco yabahaye Monisco nubwo ari bikeye Mr David urumva bishatse kuvuga ngo rero ibyo Monisco yakora ibyo brigade intervention yakoze ibyo East African Standing by Force zakora byose ntacyo bizatanga bidasanga ibyo abakongomano ubwo bakwikorera n'ubundi bizaba byegspire birangira David waba ufite ingero nk'umusesenguzi za mission za ONU zo kugarura amahoro uko zitwa zaba zaragaruye amahoro akaboneka abasirikare bagataha bakajya iwabo iyo baturutse ubwo ngeze mu byagure ntibinawe kuri Monusco gusa turebe n'ahandi hatandukanye hari na niyo muri Central African Republic tujye kureba n'ibyo muri Sudani tujye n'ahandi hatandukanye hose bafite abasirikare reka nkwereke uko kubera ko hari abasesenguzi bavuga ngo iyo mitwe iza iri mu nyungu zabira bihugu bitanu biri mu kanama k'umutekano gahoraho k'umuryango w'abibumbye zira bibera bifite droit de veto ko ari imitwe mu byukuri iza yiswe ngo ni y'umuryango w'abibumbye ariko ari y'abanyamerika y'abafaransa y'inyungu z'abongereza ku buryo usanga ari imitwe yo gutuma ahubwo umutekano utaboneka ubibona gute reka ngigusubize ikibazo muri global kandi nicyo kibufashe Dr Sozi abita le monsieur de la guerre aho kubita le monsieur de la paix de toute façon we anavuga ko ngo l'Afrique n'a pas d'amis l'Afrique a des boss ngo Afrika ntabwo igira n'abantu nta partenaire bagira ngo bifitiye ababosi ko niyo mitwe ababose bohereza ariyo gutuma Afrika idatekana kugira ngo Afrika bakomeze bayisahure kubera ko c'est un continent riche en minerais ikize mu mutungo kamere amabuye y'agaciro za petrole zaki kwaba abantu bitwa ngo baje kugarura amahoro baba baje kuyadurumbanya ahubwo kugira ngo bashe ikibazo murambaza ikibazo mugashyira na Dr Saka ntabwo tubwumvikana nshatse kuvuga ngo ahantu tutumvika ahantu ahakwiye kumvikana kandi kugira ngo nizo USA zizemo n'iki byose warumbaje n'ahantu Loni yakoze assistance bigacamo giye ahantu ntarumva nshobora no kuba nagira nkanumvikana
mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'ubundi mo kuvuga mwarimo munavugaho ni ukwibaza hari umuntu wibwira yuko abanyafurika answa naturellement hari uburozi bariye gutuma bataha amacuwa ngo bakore kandi nabivuzeho bivuze ngo na assistance ze ariko ufite icyo yigiraho assistance ze erega no mu Rwanda nubwo mavuga mukavuga ngo abakoroni baje bavuga ngo baje kudusiviliza iki gihugu mureba ngo none pas civiliser ngo bagomba kudushyira ku murongo w'iterambere tuze hafi mu Rwanda ifatika jewe ubwanjye igihe kimwe nagize amahirwe tujye dutanga n'ubuhamya temoignage nagize amahirwe yo guparticipa muri operation yabaye muri za 1990 ngahe yo gusa naho ikumira ONG zaragahirye muri iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo zari zose zitakoraga neza ndibuka mu modoka ya ONG yakusanywaga ajyanwa mu kigo bitaga gendarmerie itara police ya Kacyiru niho yarwa iyo operation nayibayemo cyane na kangahe umwaka ntabwo twa kubitinda biza 90 kuzamura kuko ntabwo ntaza kubeshya ariko iyo operation nari participiemo urimo kureba bishatse kuvuga ngo icyo gihe igihugu cyabonye kare ko nta keza ka ONG nyinshi zitari zifite akamaro kirayungurura igihugu icyo gihe umuntu wari icyo gihe afite ubwenge ukuntu byabaga bimeze utagira ngo ibintu byabaga byoroshye gufata ONG zahembaga abantu mu mayero zambaga mu madolari ukazifungira imiryango wajya gusanga ONG ajya iparika hariya bagusohora urimo kureba imodoka bazijyana kuzihuriza ahantu hamwe ariko ibihugu turimo kuvugaho ushyiremo za DRC n'iki byose ntago iyo maturité yari yagera ngo bavuge ngo MONUSCO imyaka mu bahanga irahagije muhambira imiryango ikibazo tugifate ansharije nk'abanyafrika nk'abakongomani nka FRDC n'iki byose nka biriya maririmo gukora uyu munsi ivuga iti France mugende ntago ndabona muri aka karere nk'ubwo FRDC itekereza gutyo urimo kureba niyo ya maturité navugaga nk'ubu par exemple ibyo Dr usanga mujye muganira nawe mugarukeho nka maritangiye kuba macuwa ivuga iti barikane nigende tutoza abasirikare wenda hazagwa benshi ariko mu myaka runaka ota ibicumi bitanu tuzagira igihe sécurité ya Mali iprene ansharije n'abamarien urimo kureba none turi muri East Africa turi muri Nairobi turi hose na n'ubu yajya kureba gasanga Kongo ntiyatekereza iti FRDC hamahugurwa France yaratoje Belgique yaratojwe operation conjointe twazivuze UPDF iri muri hehe urimo kureba RDF barashatikanyije ibintu nk'ibyo ngibyo igihe kizagera ryari ngo Kongo ibe maco kuko nibazima bakongomani bazi ubwenge politically n'andi hose ariko kuki bagira mu gisirikare bakumva ko bagomba guhora barwanirwa n'indi mitwe gihe nigeze kutanga urugero ndavuga ngo reka tugaruke kuki natanga urugero mu Rwanda niyo u Rwanda ruza kwitetesha nka Kongo ubu tuba tukivurwa n'izo ONG z'abaganga baturutse mu yandi mahanga babarokiri muri OMS amashuri y'abanasi nta haba yari yagera RDF na yari yagera bariho minwari A minwari D minwari 5 minwari bahinduye n'amazina arizo bizakinza umutekano nkuko tubona mu nisiko muri Kongo ariko imbaraga Afrika inyuze ku Rwanda yatekereje kavuga ati twubake inzego z'umutekano kuri level ku myaka itarenga 30 bashobora no kugira bajya gufasha handi u Rwanda bitanga ingabo muri peacekeeping mu rwego rw'isi ese turagana ku musozo w'ikiganiro gishobora gutuma nanjye nzabasha kwibeshaho kuko munike nigomba kwigisha kurya amafi igomba no kwigisha kwirobera ifi uribaza Kongo yatojwe n'abafaransa itozwa na force spéciale zabo n'ababirigi n'uwo abanyamerika barimo kwitoza muri no minsi ese igihe ntabwo kiragera ngiye Kongo ivuga iti njya mbona na global fire bamwe bagira gute bayishyira mu gisirikare gikomeye cyane Kongo izageza muri cadre politique no muri cadre militaire et sécurité kuburyo ifatira ansharije ikaba yavuga iti nkuko u Rwanda navuze rwirukanye izo ONG zitari zifite akamaro hasigara zindi zifite akamaro ikavuga iti MONUSCO ni mutahe bayabivuze baranga ariko uribaza nk'ubu hakenewe force d'intervention ziza zisanga abasirikare 20 bari muri Kongo bahasanzwe UPDF irajya muri Bunia irajya he hose ihasanga kamilitaire za MONUSCO zirimo ibifaru n'ibintu byose nizo Tanzania zirimo na Kenya hari abasirikare bari hasanzwe ese Kongo izahora gutyo ko hari ibindi bihugu biri positive twagiye tuvuga twavuze Burundi tuvuga he hose Burundi buri no muri Mogadisho reba igihugu Burundi ejo bundi kivuye mu bibazo nyuma ya Kongo kiri kwire abakongomani bafashe ingabo bazijyana muri MINUSCA muri Central Africa batangiye gukora ibitangaza bahita babirukana na contingent yabo yose iragenda so no kuvuga iki rero no kuvuga ngo nubwo bikeneye gushyira hamwe nko kuvuze dusoza ikiganiro ariko Afrika n'abanyafrika ivuze Afrika era no ku bihugu ikwiye kuba mature enough kugeza ku rwego iprenansharije ibyayo ntago wakora uko ngo gutumira abaturanyi niyo nabonye muri tangazo rya Nairobi hakoreshejwe ijambo invite ningira imisango nzagutumira ariko ntago nzagutumira ngo gukorera ubukwe ndi umutumirwa nzaza ngutera inkunga kubyo nawe wabashije kwigezaho urumva
hanyuma rero noneho nkuko mwari mumbaza hari ibyo Afrika hari ibyo Loni yakora hari n'ibyo yakoze ariko igafasha uyifasha abantu bakamacua enough ku buryo tuvuga ngo aka karere ubwako na MONUSCO itaraza n'iki byose nako gafite ibyo kabasha kwigezaho nayo mahanga yose ataraza hegare mahanga zako saga turi vide yuvuze ngo ikwiye kuba mature enough ibyo ni ibintu byahereye kera no kubwa basankana no kubwa bandi ubuvuze iki niko gambe kanije bambaza ikibazo yifashe mu gahanga mujye muza hano kuri kamera ariko yuvuze ngo ikwiye kuba mature enough ibyo ni ibintu basankara bavuze bakadafi bavuga urumva ikintu njya makundira mu kumbaza mumbaza neza cyane uti kubera iki ushyizemo Sankara ni martyr urumva muri Burkina Faso reka ngusubize ikibazo kitari na kirekire igisubizo kitari kirekire Africa still need abamaratiri benshi kugira ngo ibe stable burya abantu bo mu bintu bijyanye n'imico kama bavuga ko amaraso runaka urumva yabaharanira amahoro ashobora gutunganya igihugu urimo kureba buriya Sankara n'umone Burkina Faso kuriya n'umuvuga muri kigana kabaje akakanya reba n'ibirometero biri hariya Sankara ntahagije Kwame Nkrumah ntahagije Gaddafi ntahagije Kaunda ntahagije none se Kayinija urashaka bande Kayinija urashaka ba mareshali na ba Popote none uri n'ubundi nubwo USA yaza ntifite imbaraga nubwo izo Loni zaza na za MONUSCO n'iki byose n'ubundi tuvuze no kuri Kongo urumva tukavuga wenda no kuri ibihugu runaka still hakenewe ikintu muri akutari restriction urumva kwanza gisi n'umupfumu zizanabamo ba maritire kuko ndakubwiza ukuri ibibazo muri za Kongo no muri za security n'iki byose ntibishobora gutungana hatabaye n'abitanga ngo batakaze n'ubuzima none se bizikora tukubera iki wenda tujya Kongo tujye tuvugisha ukuri ari umujenerali wo muri FRDC afite interimo yacukurwa urumva ari muri M23 afite interimo yacukurwa ari muri FDL ejo ndakubona ibintu bavuga ngo barimo gusora imisoro myinshi ngo FDL gusa bashyire imiyaga ngo basoreshe imisoro mikeya urumva ku bicuruzwa byabo ibyo byose bitizweho ngo bazanye ingabo nakaje ubujwe ibihumbi bitareba intere iyo mitwe ibidafite muri ibyo byose ngo habona maritire kuko ndatekereza ko ubuse Colonel Mamadou Ndara yazize iki ntabwo uvuga rurasobanuka yari umukoloneli washatse kuzamuka niba kwe nk'abo basanka baramuhitana iyi nama yemeje ko mu gihe cy'ukwezi hagomba kongera kubaho guterana bakareba niba ibyo bimeje byashyize bavuze batariko bose 21 z'ukwezi kwa gatanu atariko bigacama bose hakaza attendance kubahirizwa attendance ndabumva ni kumojeho ariko baravuga ngo ibyo twemeje Kongo kwicarana niyo mitwe bakaganira imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga igataha itataha bakayifata nka negative forces niko babyise mu cyongereza cyabo bakayirasa bakayimisha amasasu na wa mutwe wa East Africa ibyo babyita bureaucracy urumva bazayirase nkuko na M23 yarashwe ikagaruka bazayirasa nkuko ujye ubona n'ibyo twarimo tuvuga iyo mitwe sigenda ikaraswe kongera bazayirasa bivuze ngo uri convinced cyangwa wemera ko itazataha bazayirasa batumvikana baticara ibihugu bitakemura ibibazo hagati yabyo mu nyungu z'abantu bakurikiye kino kiganiro bashobora kuba batasomye itangazo mu ngingo yaryo ya 7 agace ka B baravuga ngo that all foreign armed groups in the DRC must disarm and return unconditionally and immediately to their respective countries of origin ngo imitwe y'abarwanyi b'abanyamahanga iri muri Kongo igomba kwitandukanya n'intwaro igataha nta mananiza kandi ako kanya bivuze ngo aya masezerano agishyirwaho umukono bakabaye batashye mu bihugu bakomokamo ego that failure to do so these groups would be considered as negative forces and handled militarily by the region kurikiranwa baramugabwaho ibitero nibiramuka bidakozwe nkuko iri tangazo rivuga bazafatwa nk'imitwe yitwaje intwaro kandi idakwiye hanyuma igabweho ibitero impamvu nzanyemo aka kantu ni ukugira ngo bitumvikana nk'aho aba bakuru b'ibihugu bemeje ko iyi mitwe igomba kuganira n'ibihugu ikomokamo bo bavuze ko igomba gutaha nubwo bavuze ngo izafatwa nka negative forces wenda wahita wumva ko hari iramutse itashye itaba ikiri negative ni positive forces ntabwo bizi ariko nta ngingo bashyizemo yo kuvuga ngo ibihugu yavuyemo bigomba kwemera kuganira nayo iyo ngingo ntabwo irimo uzi buriya muri ibyo byose unyine wari mu bisobanuro si ikibazo bambazaga uzi buriya ikintu cyarushaho kuba cyiza
naba koko ubu ngubu hari kujya iyi force bavuga ijya kurasa iyo mitwe, naba genda bisubiramo naba bavuga ngo niyo kujya gutoza, urumva FRDC kurwana n'iriya mitwe, genda shaka ikibazo cyo muri FRDC ikagifata kukiri ku butaka bwayo, urumva none yamara kuba mature enough nk'ibindi bihugu mu rwego rw'umutekano, sibyo na cadre politique n'iki byose bikagirwaho. None se ubundi iyo force nejyayo sinari muri kwasuzira mu mbajije n'ubundi zajya nkuko yabo rigana bisubiyemo, yabo brigade yagiye izagera nko kuri PDF yagiye igene nko France muri operation Artemis yabaye hariya yagiye igakora ibyo ikora igasubirayo muri turi buri hageze ku operation y'abafaransa igende kuko habaye force conjointe ya FARDC RDF bagaruke, urumva ahubwo reka nkubwire ntabwo ndi umupfuma ariko ntabwo ndi rutanga rw'amaboko, ni inshuti yanjye, urumva ndamwemera no kuvuga ngo n'ubundi ino nama irimo kuba nyuma y'izagiye zibera Nairobi muri 2009 n'ubundi mu myaka 15 nta gihindutse, hazaba nk'indi nanone ibera Usaka nkawe wonyine ntibereye hose rwose, ntabwo mbona amaraso mashya ibintu biri gukorwa muri ubu ngubu nubwo mbiha karibu, nta muntu muzima wakwanga ko abantu baganira, ntisindimo kubona ingredient nshya iri muri izi gahunda. N'ubundi rero ugiye kureba wabona n'ibintu bizahora byisubira, abantu rero wa mugani wabo pessimistics bakavuga bati akwabo y'ubundi yo kongera abantu bakicara n'ubundi uko bizongera bikisubira mu myaka ingana gutya na gutya, ariko nk'umuntu wavuze mu kanya ntaza kwivuguruza ngo Afurika irakura, reka turebe ngo wenda uyu munsi itangiye gutaguza, urumva niyo operation ya standby force nibwo igiye gukora akazi ubanza bwa mbere, reka turebe kuyihinyuza, reka turebe ariko kakano navuze kare, kakano navuze none ngasubiremo, urumva popote kugira ngo niza tendency twahereho zitagira ikibazo, ibihugu nibanze biganire, urumva biye gushinjanya ibihugu igihugu ku kindi. Buriya Kenyatta iyaza kuvuga ati iyaza kuba yahereye nko kuri Uganda n'u Rwanda kwa kundi yajigabiro ikibazo cya Uganda n'u Rwanda kitangira, akongera akavuga ati ariko reka nongere ngiye kureba nanjye mbaze mvunyishe ese Burundi n'u Rwanda bigeze hehe, ese ikintu kisa no gucakura utabura kuvuga hagati y'u Rwanda na Kongo nabwo usanga ngo yaregana ibi bati mufashe mu 23 abandi nabo bo kumva mu binyamakuru bati mwahaye Intwaro FDLR, none abantu bakabaza bagacoca ibyo bikazamuka, izo za cadre d'adisabwe navuze zikajya mu buryo ibihugu bigakora yaro koko manavuze hagati yabyo bikaganira bigasasa inzobe, ariko azirondaza ibyo bitarabaho. Giye rwose ntago ari utanga umwanzuro, urumva genda umusesenguzi hazaho nko kugusorera mu rucaca rwose, usanga buri myaka 10 haza episode kandi ntabwo abazaba bakiriho bazambwira. Mr David urakoze, bye.